reka rero dukubite tubangura ariko se ubu tujye kuri Murera cyangwa tuhere ku ikipe y'igihugu y'abatanije 23 kuko uyu munsi Amavubi se si Rayon Sport si urucaca rwose si ibyo bintu kazu kuko ayisigaye yo ndumva Chimpaka duhagurukire muri Murera duhagurukire muri Under 23 Murera Murera Jimmy yamaze gushyiramo highlight kuko highlight na hari highlight na muhaye z'abafatanya bikorwa tugiye kwitsaho ariko kuri equipe y'igihugu Rwanda Amavubi impamvu nari ngiyewe n'igitekerezo nari ntekereje mvuga nti bara ntitwayikomoza tukavuga ko nubundi itarahamagarwa se ikomoza gute urabwiye 23 irimo amanyanga akomeye cyane irimo amakosa utuyihagurikira akomeye cyane kana shagara yo tugaragaza amakosa iyo twagaragaza amakosa aho reka tuyivugeho nayibonye amazina tuyiha umwanya wayibonye amazina y'abakinyi ibaza abakinyi batagira amakipe ariko bahamagawe oya n'abagira amakipe badakina no mu basimbura udahari aka nabantu babahaye imirimo muri staff nutabona umwanya wo gusimbura kujya muri 20 uzi guhamagarwa utajya muri 20 ikipe yawe cyuno cyumva 20 kujya mu 9 babasimbura nta mwanya ufite yewe impungenge mfite ibi biragaruka ngo babategetse yuko batagomba guhamagara umukinyi wavutse nyuma ya 2001 ariko ninde wabategetse oya niyo mategeko ya kafu ibyo niko kafu yababwiye ni itegeko rya kafu ni itegeko rya kafu ntabwo aribo babyitekerereje uwa 2 ntiyemerwa no kuvuga ngo bababwiye yuko umwaka 2022 turarangira nyine umva kuki bitahaho gace bavuze yuko sigaye amezi nanjye ko numva abakinyi bari gukina bazakina qualifiers yego ari nabo bazakina igikombe cya Afrika kizaba ryari kizaba umwaka utaha noneho bakaba barengeje 23 baba bayirengeje baba bayirengeje nibyo itwanavuze kugira ngo bazabe bafite 22 ntabwo ari 23 bazabe bafite 22 urumva nabari hasi ya 23 niyo tutakumva neza ufite 23 ntiyemerewe gukina AFCON ntabwo yemerewe ni kuva kuri 22 kumana ahubwo nibiri ntiyemewe 22 ntabwo yemewe ubu ngubu ariko azaba afite 23 kandi bo barashaka uri hasi ya 23 umwaka utaha uzaba ufite 20 hasi nubwo ngo uyu munsi rero agomba kuba afite 21 ahubwo iki umwaka utaha azaba afite 22 byibuze ufite myinshi ubu agomba kuba afite 21 ariko abenshi bibaye byiza baba bafite 20 badufasha baduha highlights z'Amavubi ndetse ne squad biganiro na Kazungu dusomere liste umva buryo irimo amanyanga ibi bintu biraza kwanza turahera no muri staff tuyivugaho hera kuri staff akana kibajijeho hera kuri staff uyu munsi hambere ante twanengaga iby'Amavubi makuru ese uyu munsi Yves nabyibajeho mu gitondo ko navuze ni Yves utazungirije amajwi hasi batunganye ariko se nitumwikoreza umutwaro uremereye hano umuntu wambwiye ati umutoza mukuru yamwikijije hana bageze kubitekereza umutoza mukuru ashobora kuba yamwikijije amwegeka kuri 23 napigwa abo n'uburyo azamwikuraho ndavuga se ko Constantine yanze Kasaga hitamo mashami yego Mackenzie rakanga mashami agahitamo Murisa ku cyuyu niba tamushaka yavuga ati nyene mwungiriza wundi ariko bwana byibaje ndavuga se uyu Rwasamanzo yesu kumikoreza umutwaro uremereye staff technique afite mu rwego mpuzamahanga iyi staff technique ni umutoza usanzwe wa 17 nawe utarakora ibikomeye tubaza tuyisome abakinyi antarahere kuri staff iyi staff nayo nyifite ikibazo gikomeye cyane kubera iki staff reka tuyivuge kujya gutanga akazi ntabwo utandukanye na kujya gutanga akazi kuri equipe y'igihugu tugahakaza abantu bafite amakipe kandi dufite abatoza badafite amakipe bahari Kayiranga Batista Imana dufite Kayiranga Batista dufite Jimmy Murisa wa mugani none se urajya gufata bafite experience Wasamanzi afite akazi mu mikino mpuzamahanga kosa Kazungu atabaho no tuvuze bari hejuru yabo batoza bayihawe impamvu ya mbere nta n'amahuriro keretse icyambere ntuvuze batatu Kayiranga Batista agurwa mu ikipe ya Tunisia yakinaga ikipe y'igihugu Amavubi niho bamubonye turatsindwa muri Tunisia ariko uyu muwingo ukina 11 ni umuhanga kipe muri Tunisia iramugura yego Nshimiyimana Eric yakiniye kandi igikombe cya Afrika Murisa yakiniye igikombe cya Afrika yego ariko we na Murisa afite B ko nibuka ariko B iremewe gukora kafu niyemera kafu nago yemera amarushanwa yose ya kafu ni A ntacyo bitwaye Murisa ariko yakungiriza niba ari Batista kugira gufata gatera wo muri Gorira ariko urafata gatera wo Gorira akipe ikomeye yakena gatera iferwa ari iferwa fikora ibintu rimwe na rimwe unzanya hano heza uyu mupira wacu mu ikipe esheshatu zikeneye igikombe cya shampiyona hari yakenera Rwasamanzi tuvugisha ukuri cyo zishaka igikombe esheshatu hari yazana Rwasamanzi
hari yakenerwa Samantha hari yazana agatera APR Rayon Sport Kiyovu namukuru ubona kuko mukuru keretse mukura se birashoboka naragoye mukuru bonizana kubera ko mukura irashaka igikombe cy'amahoro cya shampiyona yabizi ko nta bushobozi ifite ariko mu cy'amahoro gukuranwamo imikino mike mukuru iziko yagitwara ko na hari inyigo yaragitwaye icyo gihe so gituma Rwasamanzi niho bigoraniye cyangwa mukura tuyihorere dufate 5 ariko nayo simpamya ko yamukenera none rero ni mutoza atakerwa muri ikipe zikomeza ibigugu tukaba tumikoreza umutwaro 23 ni hafi ya senior cyane ni hafi yayo cyane ni senior kazu urumva ni head coach ntabwo arungirije buriya byakabaye byiza uvuze uti ni Kasa mukuru twayihaye uyu aramungirije ni Eric twayihaye aramungirije ni Kayiranga aramungirije naho bihereye antazanye indi ngingo ntibibaho ubundi ikipe y'igihugu uyiragije Rwasamanzi nagatera Musa nujya mu bigwi byo mu kibuga ukajya mu bigwi byo muri kariyeri yo gutoza Eric Nshimiyimana umuntu bita Kayiranga Batista bari hejuru y'aba batoza nta kazi bafite bari free bafite umwanya kubera iki wegekaho umuntu kubera iki gufata undi muntu afite ikipe atoza Hitima uzana bigaruka ni kuri cya kintu cy'abantu bashakirwa akazi gusunika tuyihena kana sukuma dokima uko ndanda bamufashe ndizeye Medezire ndanda nta kazi afite byari bifite ishingiro irakwiye ni umuhanga urumva ni nayo mpamvu nyenemera ko ndanda yakagombye gutoza ikipe nkuru kubera ko umutoza abazamu mugabo afite akazi noneho fata Kayiranga Batista warabonye se ko Emery Kamanzi ari team manager natunguwe Emery Kamanzi urwego rwa team manager ni umukozi wa departement arbitrage mu Rwanda ariko banza yabyisabye kuba team manager ni umuntu muto kuri Kamanzi ni umuntu wubashywe twagiye Dar es Salaam tumusangayo ari bagiye gutegurira amafira wacu ufite none ngo ari mu ikipe y'abana ni nkuko ubuse nabigeranya gute nahanga ndi asanzwe ari muri aka kazi nabigeranya gute ari advance party ni nko kuba ngo bihoraho kandi abikora neza amavuba nda 20 azaza bamushakire mu mwanya n'uyu munsi ari kugenda akaba Emery Kamanzi ni umuyobozi team manager kwiriye kuba yubaha Kamanzi ni umuyobozi wo hejuru none we kuba unigeze kubyumva ngo barabirwanira ngo kubera ko team manager ngo uhabwa miliyoni ngo buri rugendo none se ku rwego uyu munsi ugiye gusaba akazi ndenze kuko nzabona amafaranga menshi nge narabibabwiye team manager kwiriye kuba yubaha Emery Kamanzi ni umuyobozi nibiki Olivier ko tuzi ko ugiye guhindura ibintu kaburimo kubyica none team manager bose muhire murimo kuzambya ibintu SG we na president Marshalier natwe muragira ngo duhagurutse radari zacu duhagurutse mashini gani twohereza imirabyo aho hirya natwe ibyo bintu mukeneye kweri muri Ferwafa ko tubizeye tuvuga ko muzakora ibintu byiza murimo kudukurira kamera ni iyihe mpamvu Kayiranga Batista atajya mu bana impamvu yindi Batista ararusha abatoza bose gukora abana kure nkaha ni maka reka mbibutse urumva Hitima under 20 heruka Batista under 20 bajya mu byageze gute yatereye Misiri imwe ya Ramadan Sobi yayitereye Kayiranga yadutsindiye hana bayitsindirayo tuvamo kuri penalty under 20 yasubiyeho y'amashami Zambia yaduteye iturusha ariko ufite umusaruro mwiza mu bana ni Kayiranga Batista uranyibukije aba bagitego ubone bose ubona bagitego bahamagaye nabi we wabakoze ufite umwana wese amuzane ko nasanze nta bakinyi mfite akora impinduka retour atsinda Misiri uzi ntibibaho ubu barakubwira ngo Misiri wayitsina muri senior Nigeria senior kuyitera burya ngo bazikora ibisanzwe ariko 17-20 niyo hantu bashinze imizi Ghana wayitsinda muri senior ariko 20-17 iba ari urundi rwego ushobora Algeria nuko Maroc nuko Kayiranga arigetse na Misiri wayo kimwe kubusa kuri penalty badukuremere bw'icyo kintu bari kubyumva none ibyacu impamvu bijyana Marshalier ntimanafata nizo records buvuga utari ko ubundi bamugade usubire mu bitabo turebe muri machine ubundi umusaruro tuweruka ryari cyacu nuguterura gusa na Hitimana wayimo no nanta wayimo ni dossier telefone no narebye kit manager ni telefone Mona Kamanzi Emery ufite tugusanze Dar es Salaam ufite nk'umuyobozi wagiye mbere nkuko uyu munsi yayisigari yohereza Mamarize cyangwa yohereza Joseph Waruri hano cyangwa ntuza Dani Komeza Usenge bwacyo kumva ngo yasabye kuba team none se Hitima wa Joseph amaso wayakaraza usanga muganga ufite ubushobozi bwo kuba team manager ni umuntu ukuriye
departement arbitrage uyimukuraho ukamuha ikiraka cyo kuba team manager. Ibyo bintu bibaho, ibintu birapfuye n'ibishoboka bibaho. Icya kabiri, urwego ufite muvunyi Fils Felix utoza Vision wakinye umupira Fils ku rwego mpuzamahanga uremereye. Aba bana ubona bose muri za Vision ni uri kubakora, ntushaka kumukira. Ese Amerika Manzi cyabwira abo bakinini iki? Wafashe Fils ukamugira team manager Felix Muvunyi na team manager ikintu Amerika Manzi amarira abo bana ni wagize Jimmy Mulisa ukamugira team manager Kazuka. Wa mugani n'uwo mwanya wavuga uti team manager tumugize Jimmy Mulisa, head coach Kayiranga Baptiste cyangwa se Eric. Bumvi Eric abantu bazi umupira, apana ibintu byo gufata abantu ukabagwizaho imirimo basanga bafite niyo bashinzwe batanakora neza. Oya ikibabaje mbabwiye Eric Kamanzi ni umuyobozi, hari mu rwego rw'abayobozi ba Ferwafa bo hejuru. Niyo mpamvu yego twamusaze Dar es Salaam yagiye mbere, uyu munsi agomba kujya mbere Libya. Abikora neza, urumva kandi abikora neza. Kuba team manager gute? Ni gute wisubiza inyuma kugira ngo ubone ingaruka zabyo? Ni mpamvu ni gute wisubiza inyuma? Nabuze urugero natanga hano kuri radio na televiziyo kuko ngo mve hano ngi hasi. Ni nko kubona Rwatubyaye muri sini yaje gukina U17 ngo kuko ari prime hejuru. Nicyo bisobanura. Nigeze kuva ndaba kuki abantu barwanira ngaho Boni Mugaba gihari, ngaho Amerika Manzi ugasanga amavubi baragenda bahindura. Umuntu arambwira ngo buri rugendo ngo bahabwa miliyoni igihumbi cy'amadolari. Ingaruka zabyo impamvu turabigaragaza suko twanze ko batoza ingaruka zabyo ni ibi. Jya muri squad urebe, urasanga bahamagaye abakinnyi bamwe kubera telefone, bamwe ntibagira n'amakipe babarizwamo. Jya ku rutonde ndabikwereka ko ndabazi nta mukinnyi ntazi. Aho turahavuye niyo mahirwe. Ariko Ferwafa ibyo abanenze mana yanjye murimo kuduhamagara. Nyakubahwa Minister wa Sport cisha itoroshi muri la Ferwafa, mu bantu batanga akazi kubatoza mucishe mitoroshi, nibinaba ngombwa na PS mubijyemo mubihagurukire kubera ko mukurikirana umuntu bita Batista. Nimwumva tubabeshya cyangwa Eric Nshimiyimana cyangwa ba Mulisa na ba Fils muvuga ngo turababeshya, abo ni abatoza barushaho batoza mwa equipe y'igihugu ibigwi n'amateka banakina equipe nationale. Ni n'abatoza bize b'abanyabwenge. Batista ni umunyabwenge, izo ndimi muvuga arazivuga. Eric ni umunyabwenge, izo ndimi muvuga arazivuga. Fils nawe nuko Jimmy Mulisa, iyo niyo staff y'Amavubi urajya kuzana gutoragura umuntu wo muri Gorilla. Technical staff yakoze iki? Gatera afite match ya Gorilla, ujye kumwegeka undi mugogoro w'ikipe y'igihugu. Ive Rwasamanzi atoza Marine irwana kumanuka, afite inshingano muri equipe y'igihugu ya mbere. None se ko hari abatoza unyeje mu nkuru no mutaza mukuru 23 no mutaza wa Marine. Impamvu tubirimba Nyakubahwa Minister tugiye kugaruka ku bakinyi mu bumve murasanga harimo amakosa. Jya kuri iyo liste mwereka amakosa arimo, urahita umuhumirwa. Abanyezamu ni Ferwafa tugiye staff technique tuyirangize. Ahangaha abantu ndi kubona nge nemeramo, ndizeye Ndanda nta kibazo. Ndanda turamwemera ko umutoza wabazamu ikipe ikomeye hano wose muri ibi bigugu hano, kubera ko uwapere Mugabo Ndanda aramurusha. Ni mpamvu nuko Mugabo yazaniwe umutoza wo kumutoza kugira ngo n'abatoza bazamubaye nyuma yuko bimunaniye. Nemera photographer ndamwemera, suko ari mugenzi wa Christophe arabikwiye rwose. Uwa gatatu umuganga nta kibazo, ntacyo bitwaye, ariko shobora no kujya muri za polisi cyangwa handi. Ni Higiro, Dr. Higiro ntacyo bitwaye, nta kibazo. Nibyo kubera ko Rutamu wa senior ntabwo yakora hose. Kit manager wamuhindura asanga afite akazi, wamuhindura. Abatoza staff wabahindura, team manager urimo kubalansa. Donc urimo kubalansa. Rujugira afite akazi muri senior team, murekere uramumanura no muri 20 gukora iki na Kantona. Hari abandi bakiti manager hano hanze bahe akazi bakore nabo. Amakrabu Kantona na Rujugira bafite ikipe yabo, bafite ikipe yabo babarizwa mu shaka abandi bakiti balansa. Urimo na jongira umupira, ntabwo urimo na ujongira. Urazana inshuti zawe se? Ntabwo SG ibintu by'amatelefone yabahamagara ko namwe ko nangiye kubikanga kandi narabizeraga. Ntacyo ubwo badushaka bazatubona tuze nduhari kuri mikoro radari turazerekeze pfiriya na rero hari ibyo twirinze turavuga uti rero iyi Ferwafa katuye umwanya tuyishyigikire. Ntabwo wavuga ngo urataka abantu bakijyaho, reka tubaho umwanya icyo tubizeho baje kudukorera impinduka. Hari n'ibimenyetso batweretse mu basifuzi tubari n'inyuma. SG ariko yatwaratse ikimenyetso kivuga ngo ya misifuri ipfuye mwamenyereye ntimuzayibona. Muhira arabitwereka icyara gikemura tubavivura. Ariko niba usubiye noneho mu bya bindi bya kera nk'ibi bya umuyobozi wa kafu arimo kujya mu bya Isaya, turabwirwa n'iki ko atari telefone zatangiye kubahamagara. Motsepe twaramwemeye none arimo gusubira mu bya Isaya ngo finali ebyiri za Champions League
na confederation ngo bya bintu bya zamana abantu banze bari baranga nibyo arimo gusubiraho none Ferwafa nayo irimo gusubira kumwimerere wa numwimerere niki ibintu bisa nk'ibyabaye kabuze usubira mu makosa abantu banze imyaka n'imyaka nibyo nawe usubiramo ibyo ngere biteza ibibazo biteza polemika abantu bakabyuka babivuga nta n'umwanya wabyo ntabwo twari dukeneye kujya kuri liste yahamagawe twari dukeneye kujya kuri staff twagomba ko dore ibintu none Ferwafa irimo guhindura twarambiwe imyaka n'imyaka ubu amaso yanyu nabona bakayiranga Batista amaso yanyu ntababona ikipe ya Batista ngo Emery Kamanzi amaso yanyu ntabwo abona Fils ntabona Eric ntabona Jimmy Mulisa amaso yanyu iyo biwango wenda ngo umutoza mukuru nawe ni ukomeje kuyitoza aho nta yamanuye abantu be n'abarutamu bakaba bahari aba senior nibo yajyanye ntacyo bitwaye twakubwira ariko Rwasamanzo rukungirije gutoza ikipe jya kuri liste kugira ngo ubone Rwasamanzo uraba amakosa bamo abanyarwanda bari kutwumva mutagira ngo turimo turavuga aba bantu kubera kubyibasira reka tuza tubere ku buryo bahamagara abakinnyi kubera ko hari telefone zabahamagaye n'abantu bajya babyumva neza vuga iyo squad nkwerekeye turashaka umwanya wabase nagufatira abakinnyi wumirwe hano abanyezamu ni batatu Ishimwe Pierre Aperi aramerita Hakizimana Dolphe Rayon Sport Ruhumuriza Clovis polisi warakina simuzi uyimiza musimuzi wari wamubona na rimwe muri abazamu ba polisi tuzi ni batatu nimvuye kure mfata ko ari umuzamu wa mbere uwa kabiri Gahungu uwa gatatu Rihungu uwo muzamu uramuzi itima none se harusha polisi se sinyize Clovis n'umwana wo muri Interforce bazanye kugira ngo ajye yifashishwa kugira ngo buzura abazamu bane wose arakina no amunyezamu w'igisore sarumu we w'igisore mugufi w'igikara wari wamubona mu kibuga ari uzi se abari mu myitozo afasha abantu twikomereze uwo nta umwanya wa mwana wa Mukura bita Crema urakoze cyane imyaka ubwo ntabwo kuze ntabwo mbizi by'imyaka Crema komeza ariko muri aba bakinnyi harimo aho bagiye biyaranja komeza ndakwereka raundi bugufatire aba defenseri nijye na Crema uyu nta gashidikanywa aho afite impungenge yo kwenda yabarengeje imyaka uwo ni V nta kibazo ura Crema ngo afite 21 niyo yanditse umwaka utaza afite 22 rumva ko wari tayari uwo ni V Rushema Chris Marine ni muzima cyane uwo ni muzima yakinanaga na Hirwa Axite ubwo ni muzima rwose Twahirwa Olivier Kiyovu wamana wakinaga imikino ya gicuti muremure wa Timbo ni muzima ni muzima wa Kakayobe ndamuzi ntaratangira gukira nyine ni icyo kibazo ni muzima cyane Nshimiyimana Yunusu Watara ntacyo atwaye nta kibazo amaze igihe muri APR nubwo adakina ariko omwe kubera imyaka wenda urimo ushaka nta wundi uhari wasize wenda aho ndabyumva dukomeze Ishimwe Jean-René Marine ntabwo muzi uwo nanjye simuzi kubera ko umutoza ari wa Marine arahamagara nyine na Marine ntiyabura uraza kwiganza komeza George Francis Dylan no hanze uwo ni tumuzi Nsengiyumva Samuel Gorira kagapeti gakina kabiri karya ni kazima cyane karazamu ni kazima rwose niyo nzima Faustin Bugesera ntabwo muzi uramuzi kuba muri Bugesera uramuzi aho niho amugani ujya gufatwa afatwa neza ibyo nkubwira umanuye wa polisi ibiganiro nta mukino atazi wa polisi Bugesera nta mukino hitimana atazi wa polisi nanjye aba Bugesera ndabazi bo muri Axo ni Arves umwe kuri kabiri wavuye Rwamagana niwe witwa Faustin ndumva yitwa Faustin niwe nakangaka aka nta kibazo sawa dukomeze urabyizeye neza ko ari we oya niwe ni dukomeze haraundi bugufatire haraundi bugufatire Faustin ni kamagakira kuri kabiri Arves ntacyo atwaye rwose atera monte ebana nyinshi cyane abo hagati Rutonesha Esbon Gorira ni muzima cyane muri Gorira uwo ni muzima cyane Nyamurangwa Moses Sunrise arakina Nyamurangwa asigaye akina umwanya wese muri iyi minsi arimo arakina nejo umwanya wuhe ko Sunrise tuyize Nyamurangwa akina kangahe Nyamurangwa akina hagati hari bakawunga ndabyibuka ko namuhamagaye cyagiye muri Sunrise Day ariko nta kina amaze imyaka nk'itatu ariko nta kina komeze benshi ya kudumu Olivier Nyagatare bimeze bite nta kina ndamuzi ngere Sunrise ko nyizi ari nge wagiye gukora Sunrise Day ari nge wari uriyo Hosiana Kennedy ni muzima Bugesera iyo ni kipe y'abato yarayikiniye andase uyo arabikwiye Kamanzi Ashraf umuhungu wa Munyaneza Juma Mukura ni muzima basigaye bamukinisha ni muzima nta cyantwaye bose ko numva bakwemeje wakomeza yuze ko ndi abataka Nyarugabo Moise ni muzima
Nsabimana Denis Nowe. ni wa Kiyovu wa wundi muzungu asigaye wa wundi ntacyo Dennis Mtangazaji. atwaye uwo nawe ntacyo atwaye rwose nawe najyemo Ntacyo. Ishimwe Aniseti wa APR arakina Akina he? nuko muri minsi afite ibibazo Akina he? ariko ikibazo afite Narusha gikomeye Yunusu se. ndahita nkwibariza None se uremera Yunusu uyu ni umukinnyi upinga ni seti ni umukinnyi utsinda Dore igitego ikibazo reyo ufite. uko biri Yunusu arakina kurusha Yunusu. iyo mediane ndakwibariza akabazo kamwe reka mande mbarangije soza batatu. soza hanyuma uze kungana muri mediane hari umukinnyi ushaka kuza kuvugaho Irankunda Rodrigue ntumuzi se wagorira ucenga ni muzima cyane. Hakimu Hamisi Gasogi Hakimu wa mwana wambara umunani Mushyaka. wa mwana wambara aka ni ka vision ni kazima niwe basigaye bakinisha mwanya wa Maripao yego ni kazima Ni Mushyaka. ndakazi ni gashya akazima ndakazi Hakimu wa vision kwa Muvunyi Fils niyo nshuti ya Hakimu ya PRFC uwo ni uwahe abo Simuzi. niyo nshaka kugufatira Ntabwo muzi. kugira ngo ubyumve Niyo nta Kim- kipe afite nta kina Hakimu. ariko ni umwana w'umwe mu bayobozi niyo mpamvu yahamagawe nta kina uwo arakina niyo nshuti ya akina Hakimu muri na ekipe Semuzi. Nagashya. nta kina mu ntare nta kina he ndabizi ko akoramo imyitozo ariko ni umwana w'umwe mu bantu kubera ko ari Yves n'Agatera Ko nagashya rero. baguye muri file nicyo nashaka kukwereka wowe nashaka kugufata ikipe y'igihugu yabaye agatobero Ahubwo se ubundi umuntu kubona utagira ahantu abarizwa udafite ahantu akina abataka- ni gute ahamagarwa kazungu kuri ekipe y'igihugu abataka ni icumi Twumvisha ari izina rishya tutazi. Rudasingwa Prince Rayon Sport wowe banasubize kuri uwo muntu Gitego Arthur wowe Marine wigenda Tubasoze. kare kare Kabanza basoze. Gitego Arthur simuzi muri Gitego Arthur Noy. Gitego namuzi nawe wa Kayiranga Batista wakinaga Marine. muri Gicumbi ubu ngubu yagiye muri Marine ni wa wundi wari kwa Batista kumumena umwake wambaraga icyenda muri ekipe ya Kayiranga Batista muremure cyane w'ibigango ushota yagiye muri Marine Gitego ndamuzi we uwo ngo nta Wagira kibazo Mungu Kamaro Simo uyu banza ari uwo hanze Ngabo nziza Gire Marine gira undi wo muri Ese Afurika. ntiyagiye? Afurika. Yagiye muri Marine? yagiyeyo narabikunze cyane Ahubwo yatinze kujyayo. yego nabo ngabo nyine bararangiye hanyuma garuka kuri wa mukinnyi nakubwiraga mpite nkwereka uburyo harimo telefone ziba zakoze nkubwira uburyo ari umwanda yitwa nde witwa niyo nshuti ya Hakimu ni gute umuhamagara adafite ikipe ugasiga Nsanzimfura Kede uzi impamvu Kede Ahubwo Kede buzemo guti kapiteni wa ibibazo n'abantu benshi kuko niyo utagomba kuburamo. so twari turi ku ikipe rero y'abatarengeje imyaka 23 yahamagawe aho igomba gukina umukino ubanza na Libya ku itariki 22 z'ukwa cyenda bagakinira kuri Martyrs do Benina cyangwa se Martyrs of Benina ni stade iri mu gihugu cya Libya hanyuma umukino wo kwishyura ukazaba nyuma y'iminsi 5 ukazabera i Huye tariki 27 z'ukwezi kwa cyenda ariko tuvuga tuti aba bashyizwe muri staff ndetse n'aba bakinnyi nibo bari bakwiye guhamagarwa hajemo amakosa akomeye ngiye kukubwira urutonde kubera ko nyine rw'abakinnyi ari ikipe y'igihugu Eh. tuba tuyiri inyuma tunayifuriza ibyiza Cyane. ariko ibyo tubona Tunagaragaza mu buryo bunyuze mu mucyo mu mucyo ako kanya ntabwo ntibishobora kutuniga ntibibaho bibaho ntabwo ni nayo mpamvu ngiye kubabwira abakinnyi basigaye kandi bari munsi y'iyo myaka noneho impamvu mbivuze ni iyihe niba bigeze ubwo abatoza b'ikipe y'igihugu babiri bahamagara umukinnyi udafite ikipe abarizwamo udafite icyiciro abarizwamo Ibyo bintu ubwoba. umupira Kuko wacu niyo yaba afite impano hita imana. umupira wacu urimo Niyo yaba afite impano. niyo yaba afite impano iri extra Banza ugira aho uyigaragariza. ugomba kugira icyiciro ubarizwamo Haba ari daza mu diviziyo haba ariko niba umupira utinya wacu hari igihe numva rimwe na Sinzi rimwe ko ngiye nabyita. kugira agahinda nkumva sinzi ufite impano wese ugira n'izi mikoro tuvuga hari abajya bampamagara ngo ko mfite impano impano yawe urumva wayizana mu rukiko ntabwo bishoboka ufite ikimenyimenyi nuko twese dufite aho twabanje gukora mbere ko tuza kuri izi mikoro bavuga ko ufite impano ngo afite impano ngo ufite impano y'itangazamakuru ngo mfite impano y'itangazamakuru hari amaradiyo matunyuraho iyo mpano ikazagaragara ko ukomeye ukabona kujya ku maradiyo akomeye niko kuri turiho kujya kubeshya abantu wowe ukumva urukiko hano ugira ngo waza gusa ugahita ukora ikiganiro cy'urukiko bishoboka iyo mpano yawe hari aho izagaragarira mu maradiyo matanu amaradiyo abantu baheraho ku buryo amaradiyo akomeye azagukenera iyo mpano ikagaragara ariko kumbwira ngo uyu munsi kuri icyo kintu wari uvuze niyo wagira impano imeze iti aho igaragarira ni muri shampiyona uko byemera kose si byose yego ugeze mu diviziyo cyane cyane icyiciro cya mbere ntabwo uzavuga ngo ufite impano ngo uraza mu cyiciro cya mbere bageze mu diviziyo bakavuga ngo hari umwana twabonye w'umuhanga urenze ntacyo bitwaye muhamagara cyangwa mu masantere runaka cyangwa se akademi zo ntazo
akademi zo ntazo hari imwe gusa yujuje ibisabwa isigaye ari imwe nyuma ya Seki kuvaho nyuma y'Isonga kuvaho hasigaye akademi gusa ya APR niyo yujuje ibyangombwa bya akademi izindi ni amazina n'amazina gusa mu akademi ariko ni amasantere yego birashoboka ko umwana bamubona muri santere runaka akavuga turamwana n'umuhanga nyamara nkuko Batiste yabonye Prince Rudasingwa yego uyu mwana n'umuhanga ni mumuhigiye mwitonde ni Batiste n'uyu igitego muri Marine n'uwe ndabizi urumva niwe uzi kuroba abakinnyi kugira ngo iyi mpano irakomeye no kumumena uburyo yakinaga abantu baravuze ngo Batista reba afite abakinnyi batazwi ariko reba umupira akina yadutanditse 5 twuzuje gatoto yaribuze itawukoraho imwe kubera iki izo mpano araziroba akazishyira hariya akazitegura niyo mpamvu biragoye kandi cyane kuvuga ngo ufite impano noneho ikinakomeye ntuje no mu kipe mu cyiciro cya mbere ahubwo ugiye mu kipe y'igihugu mu kipe wabyumvishe itima impamvu byanteye agahinda iyi staff nahise ntabwo ije mu ikipe iyi staff nahise mu mutwe wanjye ku gasongero umuntu udafite divize barizwamo udafite icyiciro kindi barizwamo aratsimbutse ahisagwa muri ekipe y'igihugu bivuze ngo mu yandi magambo ikipe y'igihugu mu yandi magambo kujyamo ni inzira iri nyabagendwa ku muntu ufite telefone umuntu uhamagara yoroshye cyane urumva itima nkubwira abakinnyi basigaye hasigaye umwana bita Jackson kuba ari kapiteni wa Heroes akina muri Rayon Sport ambaye numero 8 arasimbura ari muri Rayon kapiteni wa Heroes numero 8 aranasimbura muri ro match za championnat na match za gishuti ntabwo arengeje imyaka afite imyaka 19 yasigaye Pascal wa mwana bita Messi w'abareyo uwinjira stade induru zikavuga kazo mukinyi wa mbere yasigaye yagomye kuba Kedi urumva bura Kedi Brasari kapiteni wa under 17 Kedi ntabwo asigara uyu muzungu yahamagaye Kedi yari yamukize kuri liste liste nagize amahirwe yo kuyikubitaho kudeyi teka mbere narayibonye Kedi yari yahamagawe ariko kubera ko Kedi afitanye ibibazo na bamwe mu bantu byabaye ngombwa ko banyura bahamagara abantu se influence imihamagarire nyine kuri equipe y'igihugu U23 ndetse no kubakira abatoza se bamwe niba muri bo ntibabarizwa muri otani na senior biragoye tuba twikina rero na senior bo tuba twikira bamwe muri abatoza se nibarizwa muri otani niba bazagira uruhare mu guhamagarwa nta kipe y'igihugu tuzabona ikomeye umupira wacu urimo nicyo bisobanuye urimo serum rwose urimo serum umupira wacu urimo bikunda hazajya hamagarwa abo tudakeneye agize undi mukino boostinga tukajya tuvuga tukareka ibi by'amavubi niba ari ibyo Olivier atazahamagara bakwiye otani iracyagukoreramo hafi aho ngaho iracyakorera hafi muhire uravuga ngo urarwana na otani kandi ariyo irimo guhamagara ahubwo ibintu birakomeye Kedi yaramagawe niba mbeshye abaro muri Ferwafa babarizwa muri development n'ahandi mu nyomoze Kedi yari ari kuri liste ariko kubera ko Kedi afitanye ibibazo bavuze ngo mumusige turebane nawe noneho Kedi yasigaye uwo muntu watuma fata umwana biteriyeti umwana bita ngo ni Matatu wo muri Mukura wa marembe 77 w'umuhanga yari yahamagawe ayino yari yahamagawe kuri liste yitwa ngo ni Eritatu yari yahamagawe umuzungu yari yamwanditse umuzungu Carlos Ferrer nimbeshya nyomoze beditinze ndabizi kazungu niyo mpamvu narifite ubusharire bubi cyane urazana umuntu udakina utagira ikicira barizwamo ugasiga abakinyi bahari Wone nk'aba ba Kedi na ba Hosiana Kennedy nibo banyuze mu byiciro byabemererwaga guhamagarwa mu ikipe y'igihugu cyane ko batangiye neza amakipe y'abato barayoboye uya niyo mpamvu Aniseti namufite ikibazo yari ari muri akipe ya Aniseti nta kibazo yari arimo nawe niyo ya mbere ari kumwe na Hezbollah ni urutonesha bahamagaye niyo ya mbere kurebaho ese ubu na 17 duheruka ni bande buriya nicyo cya mbere bagikina neza bati hari Moise Nyarugabo muri Kigali hari Aniseti muri APR abo nibo ba mbere bo kurebaho none ukabona ugenda winjizamo abandi niba hari wasubiye inyuma muri bo utakigaragara ubwo nta kindi ariko hari n'umwana ahubwo witwaga tweteranaga amazina yombi Kazungu Clever wakina kuri kabiri ndabyibutsa umugano uyu mwana yagiye he kandi wabona ko ari umuhanga abo nibo ukwiriye kubanza gushaka hari abari Tanzania niba mvuga nyine ndetse n'abari Gisenyi yego abari Gisenyi nabejo bundi ni bato cyane abigisenyi shaka abari Tanzania ako Gisenyi nta under 17 rwa kwabera ni kera ejo bundi yari anda wabona wa mutipe umuganda watsinze wabaye Joueri wanatsinze ibitego byinshi ariko Gisenyi habaye under 17 watsinze ejo bundi nabari bavuye muri Eritrea bakinya under 15 ndabyibuka bahita bajya niba bavuyemo under 17 yakinye Gisenyi si na 20 se ni imyaka 2 ishize nibo bahoze na Kennedy bari muri ranga niyo rari ubwo Kennedy afite 19 ariko giyo nshaka cyane ni Tanzania
yaba Kedi nibo bari mu myaka 21 ngira ngo yaba Adolphe na Pierre kwashize imyaka 4 Kedi yari kujyamo ino liste yarayiriho nari mbizi na ba Pierre yari umuzamu wungirije ya Adolphe umuzungu yarabanzagamo iriya niyo shaka ya Dar es Salaam umuzungu yaramwanditse yanditse 3 yanditse abakinyi benshi cyane ariko bose nta numwe nabonyemo iriya nda 17 ya Dar es Salaam higanjemo liste hashize imyaka 4 iyi liste urabona ino liste ikintu nanabonyemo no hari ibyo tutavuga kuri mikoro Banyarwanda bajye batwihangana ariko imitima yacu yari igiye yababaye cyane hari ibyo ntavugira kuri mikoro iyi liste ntabwo ari Yves Rwasamanzi wayihamagaye wenyine n'agatera hari abandi bantu bo ku ruhande babafashije guhamagara no kweditinga kuramo uyu shyiramo uyu kuramo uyu shyiramo uyu uwo mupira wacu urajyaye uwo mupira wacu igema numva uretse kubaza ngo ni bingahe hari icyo biteze kuri Libya kuvuga ibintu byose mu mazina nibihamagaye bityo abatoza akaba nta experience bafite mu kintu mpuzamahanga so kubaza ngo ni bingahe muri Libya bibaho nisi ikipe ariko se abatoza ko ari ubundi batozaga yanda 17 yakinaga muri Tanzania sibo bakoranaga se abangaba se kuki nyine ntuzambwira umuntu barizwa mu muryango wa Otani gese mashaka umwumva kuki batahamagaye mba nakuvuyeho si mashaka kumva ibintu bya Otani itima niyo waba uzi gutoza bingana pfa kuba nakumenye muri Otani ako Otani reka ikipe tuyiretse gusa amahirwe maze nyine bagende aba bana bahamagawe bahagararira abandi neza uyu mutoza mucishijemo ijisho ari muhire SG ahangaha wa mugani rwose hano ocaro ukuntu ushobora gukora ikintu abantu bagupfa hano rwose guhamagara umukinnyi udafite ikipe mubaraye abantu bose bakangana ati uwo nuwahe udafite ikicira kocu ubugaragaje urwego rwa kuri hasi nyakubahwa minister niyo bamuguha abakinnyi badafite ibyiciro babarizwamo niyo waba umuhawe n'umuntu ugomba kumuhakanira kuko tubishyira mu bibazo ngo nuko telefone yakubise nuko urutsinga rwakubise tugeze ubwo abakinnyi bafite ubushobozi bwo kujya muri equipe y'igihugu y'Abanyarwanda banga kujyamo babeditinga ngo kubera ko hari utubazo mfitanye na runaka ntahamagarwa muri equipe y'igihugu none se ubwo murashanga umupira wacu tutware gute tugeze ubwo hirengagizwa abatoza bafite ubushobozi barenze ubwo abatoza bahari ngo kubera ko nta atari muri Otani ngo ntari buhamagarwe nyakubahwa minister mudutabare umupira urarembera tureba niyo mpamvu Kazungu ubu niteguye gushyigikira ikipe yose n'umutozo utabarimo Otani pfa kuba namenye ko telefone ihamagara ubwo ntituri kumwe terekamo ishusho ryaje Nyamirambo twigenye ko Cagatero inshuti yanjye twatsindege Yves Rwasamanzi inshuti yanjye ariko twigire mu ikarita ndabasibye mu nkengero za mutima zanjye twigire mu nkengero za mo Kigali mugeze ubwo muhamagara abakinnyi batari kuri badafite ikiciro babarizwamo ugasiga Kedi kandi Kedi ari gukora imyitozo urasiga umwana wa Rayon Sport abana ba Rayon Sport barenze 2 3 4 muri editing aro bakoramo kandi bari kuri liste se bibaho team manager umuntu kuri departement arbitrage mu Rwanda ni umukozi uhora muri Ferwafa ngo abaye team manager murimo mbega ikipe y'igihugu yabaye yabaze ngo reka nanjye ngeremo ni kwareka nanjye ngereyo Kazu ni kwareka nanjye ngereyo Batista araryamye n'ubu ngubu muhamagaye wasanga ari mu bana b'imyaka 12 cyangwa 11 wasanga ari gutera kona aho ngaho mu makaritsiye Eric Nshimimana n'umutoza mpuzamahanga ari hano Nyamirambo bare ya match zose wowe ngo kubera ko ngo Yves ngo ari umuntu wacu ngo urabona ngo bigenda gutya na gutya fata ikipe y'igihugu inyiturano niyo ngiyo kipe murashangwe ikundwe gutubundi shaka ibyo bintu tubikunde gute bagerageje gukora ibintu birimo umucyo ikipe y'igihugu muri irimo ibibazo bikomeye cyane ikipe nirimo ibibazo bikomeye cyane umupira hitimana umupira turashaka kuva ku rwego rukagera ku ruwe rwego mwaretse ibintu by'umupira ntago habamo ibintu ntihabamo ibintu by'inzira ya bugufi inzira ya bugufi ijyana abantu kurimbuka inzira ya bugufi ni mbi muce mu nzira igenwe nyayo mupanga ibintu ku murongo ibitari ibyo ntibicoboka abakurikiye kera bazi umupira wacu bigeze bibaho ko umukino ntibibaye bwa mbere umukino utagira ikipe guhamagara mu kipe ni bwa mbere kuko ushaka kuba utayifite warakinaga wenda ubwo ugatandukana n'ikipe noneho ukaba nta kipe uragira ariko kuba ntayo urakinira abatumva batwibutse byigeze bibaho kuba nta kipe na rimwe wigeze ukinira mu buzima bwawe ugahamagarwa mu kipe nationale nibo bwa mbere bibayeho amateka rwasamanzi ariko nikikwereka ko atari uhamagara hari ukuba niyo mpamvu twatangiye mbabwira ngo tubanze tuvuge kuri staff nicyo nashaka kugaragaza staff yihamagaye itabishoboye uyihaye akazi kubera ko wenda hari ikintu cyasunitswe ngo bayihe akazi nayigezemo uwayisunitse ngo ihabwe akazi bigoye ngombwa ko yihamagaye wa muhungu witwa Nyamurango aje bonera watsindiye igitego Sunrise Igisenyi
twigendere nari mfite umutima mwiza ariko ndasharira. Arakoze cyane mugenzi wacu umunyamakuru ufite experience ku burambe bwe n'abakazungu Clever yitwa Yves Bucyana. Ati ibyo muvuga nibyo. Yves Bucyana umunyamakuru. Yves tugusuze. Arakoze cyane. Office za BBC Merci beaucoup grand frère turakubaha kandi turakwemera. None ubu niba abantu nk'aba bavuga ngo ibyo tuvuga ni ukuri turibeshya. Navuze kuri mikoro. Turi mukuri. Navuze kuri mikoro za radio bwa mbere kubera Yves Bucyana. Ndamwemera, ndamwubaha cyane. Muri Sekafa Kagame Cup 2004. Ayubu yabaga amereye nabi ku muryango. Ayubu Kitima yanjye bahise Kigali. Hitima. Yves Bucyana ryaba twena kubuze. Bibize biti ni bambujije kwinjira. Hari igihe Yves yagomba gusohoka kuza kunyinjiza. Kurumva yakoranaga na Rutagarama mu Kinyarwanda, Yves yogeza mu Giswahili. Noneho n'ubusesenguzi yamushakagaho mu Giswahili. Yamenye twahuriye ahantu kuri Pan Africa 2003 abafana ba Manchester United bahuye. Hano mu mujyi sinibuka Rutiro niba yarahari umuyobozi wa RBA yego rero n'umufana ko nawe mumenye bwa mbere namumenye nk'umufana wa Manchester United n'uwitwaga Rwema Eddie Rwema Edward wakoraga RBA wari kuri ijwi rya Amerika muri Amerika ikigere 2003 nibwo namenye Yves Bucyana yumva iby'umupira mbizi aravuga ati nkeneye ubusesenguzi bwawe muri Sekafa Kagame Cup ubwo rero nibyo nabaho kuvuga kuri radio abantu bakanyumva bwa mbere ni Yves Bucyana sinategereza kuba ngo icyo gihe ntabwo nategereza kuba ngo nakora kuri radio yego oya ubwo rero musubize cyane rwose duteze umbati byo muvuga no kuri yego turebera udufatira urugero no munyamakuru torashe ko nongeye ko uwo n'umunyamakuru BBC agamara yigiye akagaruka hano azi n'uburyo strictire zo mu bindi bigo zubakitse mu bijyanye n'umupira w'amaguru niba atubwiye gutya nabonye ubutumwa bw'abatoza bambwiye bati ibyo muvuga no kuri ariko ntimutuvuge amazina nanze kubavuga yewe nabaje na Yves atwumva atubwire ni ryari Yves Bucyana Yves nagenye n'amavubi muri kandi ngiye niba ntibeshye ubwo bwa mbere kazu muri Tunisia niwo bwa mbere umukini utazwi udafite ikicira bari bivuga ngo afite impano cyane kandi azwi ariyo mpamvu ko imana ifite higaragarira kugira ngo babone uko baguhamagara niyo waba ukina igihe gitoye bakaguhamagara kuko kubera ko wagaragaje impano yawe ndeze mu division wahigaragaje mu masantire abantu bajya kukureba ariko kuba bavuga gusa ngo uri umuhanga ugahamagarwa mu ikipe y'igihugu nta hantu bakubonye iyi batubwire byabayeho mu Rwanda twigendere turi kure ururimi rw'umupira wa mugani wa mugabo niba bivuze neza igitangaza kibaye turi igitangaza mateka ugomba kugira ahantu higaragarije niba ari santere ya Mbungira n'urugero bakabati n'umwana w'umuhanga mu Ruhango baramuzi byibura ntacyo bitwaye Yves Bucyana aratwandikiye ngo ni skandali ntibibaho ibirabaho navuze ngo abambye ngo ntibibaho ni skandali ni ryari mu Mavubi mato n'amakuru hamaga umwana ukaza kuri equipe y'igihugu tuyiveho Bwana President kira muri umupira w'amaguru mu Rwanda Ferwafa Olivier Nizeyimana Kafu ko tukwemera tukuri inyuma tugushyigikiye ugezaho uhamagara umukino utazwi ko tukwemera ari muri SG nabo mufatikanyije mugeze ubwo mufata staff ubu liste banyuramo mugeze ubwo mufata staff igakora amayerere nkaya mubibona mukabyakira ubundi mbere yuko ikipe ihamagarwa abayobozi barayihabwa ubundi uko mbizi mbere yuko twe bayiduha mu itangazamakuru bashobora kwinyuramo nabo ubwabo cyangwa niba batanayihabwa ntacyo mu gihe bayirekuye twese twayibonye bo ntabwo banyuzamo amaso twigendere ubutumwa bwumvikanye habwirwa benshi yakumva beneyo gusa imitima yacu irababaye rwose cyo sinatinya kukivuga kuri Ferwafa nabibonye numva kuri Ferwafa Olivier handitswe amateka birashoboka ko ibyo tuvuga bidahabwa agaciro birashoboka kuri Federation yewe na Olivier Nizeyimana habaye amateka yo guhamagarwa utarakina hari hose bwa mbere kuva umupira w'u Rwanda wabaho umuntu udafite ikicira barizwa mu Burundi bashaka bati ntiyarabikwiye no mu ikipe ntabanzamo nk'ibi turimo ese uko yatabanzamo ese ubu yakwiye ko hari ababanzamo ariko kuba noneho ntaho wigeze ukina ni record reka tugende shampiyona uziko ibi birutwa no kuko ari gufata abana bo kumumena batwaye igikombe muri rya rushanwa rya makino ugahita ufata ya kipe ukayiterura ukayishyiramo ukavuga ngo mugende mukine ko bakine kumumena abantu barababona benshi ne bakora nuko harimo urugero atanze ariko itima gute kutumbwira ribyo tutavuga aribyo twirinda kuvuga ariko mujye mumenya ko tubizi Yves koca Gatera turabizi ntacyo tutazi Ronaldo mukuru ntacyo tutazi yagiye mu gikombe cy'isi 94 bitegetswe na perezida w'igihugu kubera Nazario Delima yari umwana babona w'umuhanga babonye sibyo niyo ngo n'umwana w'umuhanga gusa bataramubonye oya uyu mwana ni mu mujyane areba ko bakuru bakina
ubutaha tuzamukenera nagenda rero ko bakuru be baba mu ikipe nationale baramujyana nta match nimwe yakinye ariko yagaragaje impano mbere niyo yatumye igihugu cyose kimenya ngo ari umwana udasanzwe ko mu marushanwa y'abana bamubonye ariko niba 12 ariko nta marushanwa y'abana amabura buri uziko byibura 15 barabagiye litre ubaye hari umwana w'umuhanga wagaragayeyo akaba afite 19 ubu ngubu 19 wamuhamagara. Uyu ni umutoza aravuze ngo hanta ntumvuga amazina ibyo murimo kuvuga no kuri 100% mukomeze kubaka nubwo rimwe na rimwe muvuga ntibabyumve abo batoza murimo kuvuga ni nako bari bahamagaye ya kipe itaragiye yagombaga kujya muri Chypre nabwo byateje ibibazo still yatozugana n'agatera abatoza nabo babiri singibi imwe muri Chypre abatoza nabo babiri n'ubundi reka nibo bahabwa uzaba umva nimuhamagara under 17 niba ngo under 17 igiye gukina ndugwasamanze n'agatera 20 ndugwasamanze n'agatera none ukibaze nabandi batoza bahari nababonye nyine babaraho nibo bazenguruka nibo bazenguruka uyu numwe mu bakinnyi bato bati ntabwo nkuvuga amazina ohereza ubutumwa bwa Epeti bwose bwohereze ati kabisanta mujye mubabwiza ukuri nubwo batumva ariko no kuri bro yasigaye yameritaga ko barimo siketi hatagira ugira ngo ni keti nguyu Kazungu namurebe n'umukinnyi n'uyu nguyu nakubwiraga z'umupira mwinshi cyane ariko bamweditinze bamukuramo niba rero afite kivugira se nkubeye niba ikipe izajya hamagarwa bakeditinga urashaka kumwira ngo ari ikipe tuzagira ntabwo bishoboka abana barengana rwose no kwikira igitatu Imana ikipe nyeruzo ibintu bya Yves nshaka Yves no kwikira igitatu gase kocha Yves inshuti yanjye urabizi turaganira pe kandi ndagukunda pe nagatera turaganira ndabizi turabonana na nimugoroba ariko sinshaka kugushyikira niba twabari turi inshuti ugakora amakosa ntibibaho izi telefone zibakoresha zibagusha ifire even tuvuga tuti niyo mutozo uva mu ntara akaza agatera ibigugu hano i Kigali kuri YouTube bakameje agatera izi Kigali zititira ikipe ya Murera ibintu nka bitatu nabonye kuri match yabo yego ejo abafana niba barakanzwe n'imvura yiriwigwa ngo n'imvura ariko bambwiye ntabwo hari abafana ba Murera buzuye iriya mbeho nabibwiye abantu ndavuga nti iyi mbeho iratuma haza abafana bake yishime bare rwose babimbwiye nanjye nubone Jafete twari kumwe mwabwira nti iyi mbeho iratuma abafana barikanzemo abafana hari bugende bakeya kuko urana imvura yiriwigwa bari bazi ko nubundi bashobora kujya muri stade igakomereza ikabanyagira abafana ntabwo bari benshi uko bisanzwe icya kabiri nabonye yego ejo Paul Were yatsinze igitego kombinezo connection nziza cyane na Onana muri champion Onana mbirizi Onana Paul Were akubita akantu mazima kabwa agwa iburyo ni nacyo gitego gishaka kuzaba icyambere muri champion ni nacyo gitego umuherwa tugiye kugarukaho uzanya amafaranga muri Reyo yakobitiye amashyi barahagurutse kuri we na president yagize gutya Mr Easy kuri iriya nzira y'igitego yari kombinizo y'abantu batatu ni mbirizi ariko ara mbirizi nawe naramutinya mbirizi Onana yamuhaye baro uburyo yise gakoraho rimwe oya mbirizi z'umupira mbirizi siyo mpamvu ugenda mushyize ku 10 se mukeneye ku 8 icya gatatu box to box ku 8 hari inyuma oya Murera Sport yibwiye igitego cya gatatu gena ari kuri televiziyo imisifurire nakubwiye wayibonye nari kuri televiziyo yewe wayibonye Kazungu yuri muri stade muri ntibibone yes turacyari kuri championa ku mugoroba match yarayibaye ya Rayon Sport n'ikipe ya Rwamagana City Rayon Sport ku mugoroba ikintu abareyo bishimiye nukongera kubona Adolphe ahagaze mu izamu rya Rayon Sport Adolphe nyuma y'igihe yarababaye abaganga bamwitaho baramuvura ntabwo yigeze yifashishwa ku mikino mpuzamahanga ya gicuti Rayon Sport yakinnye yego ariko Adolphe ku mugoroba rwose yarari mu izamu ubwo byari bisobanuye yuko Ramadan Kabwiri agomba kujya muri stade cyane kubera umubare w'abanyamahanga Rayon Sport Murax yari ifite rwatubyakirana na Samuel gatatu akina muvandimwe kuko Ganijuru yaravunitse kabiri akina Didier hagati mu kibuga akina Mugisha François Master imbere ye hakina Ndekwe Felix ndetse na Mbirizi yego uruhande rumwe Paul Were urundi Onana kuri attaque yakina Musa Eseno gusa nta byera ngo de Reyo yatsinze ifite n'icyenda ni byiza ariko abantu n'ubu ngubu baribaza
bari murahura akavuga bati ko twaguze abataka babiri kubera ko twabonaga ko urwego rw'umugande rutahise n'uturukemanga kuki n'ubu tutarababona none se nakaba ari ukomeje kwatakira Rayon uri kwatakira Rayon kuki tutababona ejo nabibwiye abantu ariko ko Rode Makerere icyo kintu none match ndavuga nti ese aho Kamara ntazagaruka wenda gasanga umwanya Musese niyo yarawutwaye aha bizatwara igihe kugira ngo umuntu bita Kamara abone umwanya kubera ko umuntu bita Isena ari kuri ritime nziza ahagaze neza ntabwo atanga ibintu byinshi bya mirenge urumva nta nubwo ari umwataka ukomeye ariko ritime afite ikipe z'ibigugu ntibibeshye kuri kitambo y'umuntu bita Kamara nabonye indafite kitambi abasore baba kitambi ntabwo bishoboka ko uyu munsi bambwira ngo Kamara araza bite bikunda ni naho mpamvu ubona barimo kugenda bamukwepesha umunsi ku wundi. Boubacar Traoré we bimeze bite? Boubacar Traoré nawe ngo ni ikibazo cya fitness niko nawe ahora avuga ari hasi birashoboka ko ari flop remereye birashoboka ko ari flop cyane je nabwiye ngo nicyo kintu cyantunguye kuri Retard ibintu byose twarabishimye ariko Retard kongera kuzana umukino utazwi ngo uvuye West Africa narahapinze rwose icyo ni ikintu twavuze tuti Rayon Sport uva mu bintu byo kuba ngo wazaniwe abakinnyi wazaniwe Uwere ni umunyakenya Kenya ni hafi gukurikirana ibya Paul Uwere biroroshye niyo mpamvu tutabitinzeho n'umukinnyi uzwi mu karere ariko kuvuga ngo wazanye Traoré gute se wasubiye muri wa mutego kandi wabasanogo yego ibyo bintu Rayon Sport cyane kubivaho byo kuvuga ngo banzanye umukinnyi bambwiye ko akomeye ibyo nibaberekere bamani yakire so gusa Murera iki ni igitego cyambere kuri YouTube cyane murebe igitego cyambere Rayon Sport yakoze ni igitego cyaje byabanje kugorana kuko Rayon yarataka kubera imikinire ya Rayon itari meze neza ariko nimunyibagize umuntu witwa Mazima kameze neza ariko yatanze igitego cyambere igitego cyambere no wagitanze cyambere ni icye rwose 100%. uburyo yasohotse mu izamu kandi atizeye neza ko umudefanseri ari kumwe n'umuntu yaguma mu izamu baro ari kwifata ariko akoze ikosa avuye mu izamu umuntu bita Iseno ari kumwe n'umudefanseri bagiye kurwanira umupira Derike wavuye muri Kiyovu Mazima kavuye ntabwo abayizeye uvuyemo ni ibintu bibi abazamu bacu benshi ugomba kuva muri siri 100% ko baro uri buyikore ninde muzamu hano wemera utakora iryo kosa Olivier Kwizera baro yagurya ntushaka kuyimutsinda ntibibaho Fiacre iyi baro yagurya ntiwayimutsinda buraba Bakame nabo bantu babiri bonyine Bakame barazitsindwaga abo bantu bonyine muri iki gihugu ni Fiacre n'umuntu bita Kwizera izi baro z'amakude ya leta zivuye muri kona timing nibo bantu abandi bose barazitsindwa mvuye kurazitsindwa se cyane ntazvamo kuvugira ngo uve mu izamu zikintu bisaba uba wiyizeye ku mbaraga z'umubiri kukugira muri duel uzagira imbaraga ari kuri muremure ni duel kazungu uburyo umupira ariko hari ijyamo ku buryo ukoraho buriya Bakame iriya mvunagira yavuye hariya muri duel niyo mpamvu ubona bitinye buriya Bakame zino baro za hano ntashaka kurivamo izi baro za hano kimenye ntashaka kurivamo zamurebe ntibibaho ntituri burebe match hariya hirya uze kureba kona ziterwa kimenye ntiyavamo kereka yindi ari wenyine abona ko ari abakinyi biwe ije nibunda yireba ariko izi baro za madiweri nk'iyi ngiyi hano Fiacre arakumena hano Kwizera Olivier arakwarura Mazima kaniyo yerere yakoze imikwaju ya mbere bamuteye imbere imikwaju bamuteye imbere ayikuramo hari umupira mbirizi yubitse umupira uremereye awukuramo hari umupira wese n'umunyibutse wari umutwe mbirizi ya rekuri ishoti kure y'imoso raketi nziza cyane uyu murundi kubera ko kuri televiziyo bagenda banabigarura nibwo ubibonera neza kurusha yatwaye umukwaju w'umuriro Mazimaka awukuramo mbagaramo igitego cya mbere ariko Mazimaka undi wanyemeje ni umuzamu witwa Adolphe kuba amazi igihe adafata ntacyo bimugabanyiriza ahagaze neza cyane ahagaze neza hari umupira bamutera urekura nongera awufata kandi ukomeye ejo byari bimeze neza cyane mitambere nubwo Rayon Sport yabonye icyo gitego kuri ubwo buryo ku mupira bari badegaje umupira muremure bari bahinduye babaho communication mbi ku ruhande rwa Rwamagana ariko ni Rayon Sport mitambere yakinnye umupira mubi utari mwiza kubera iye mpamvu Rayon Sport ntikina hagati kera kabaye mvuga ikintu kikaba muzangarukira kuri master muzangarukira muzangarukira oya sinaniza uganisha uvango uramenyura ndashaka kukubwira impamvu nawe umbwira yawe niba twarabibonye kuri Rwatubya Abdul niba warabibonye Rwatubya Abdul yambukiranyije mu murongo w'abanyamukibuga inshuro nkenye 5 ajyana baro bisobanuye iki Rwatubya kuvana baro harakayijyanire yabuze umuntu ushaka kuza ngo mpa baro nyitware nimero 6 Kamaro ke nakaye Kazungu
akamaro ke kambere si ukwambura baro kubera iyo mpamvu Rayon Sport ifite abadefanseri 4 kongeraho Master umeze nk'umudefanseri udakina baro babaye 5 Rayon Sport ifite abadefanseri 5 ntiyari ifite 4 n'aba babiri bakumande ni Rwatubyani Samuel ni Master ni 5 Rayon Sport yajyaga kudefendika defendisha abantu 5 niba mwabonye defense y'umuntu bita Rafael yagiyemo Rayon Sport asiganya abadefanseri 4 Rafael yongera ku bandi bakerea sirinombure baradomina bariratembera kandi bayatakaga bajoshua bari bemereye nabi reka nkubaza ikibazo kimwe kuba ko Rafael nasha kwiyanduza si umukaseri wa kwiyanduza urwana hariya akeneye umukaseri niba atari Master shakundi utari Rafael baza ikibazo kimwe ntiwabonye Casemiro ukuntu akinaga muri Real wajya kubona Casemiro ajya gusaba baro ya mbere ku badefanseri umuntu wajyaga kwisaba bwa mbere ari Toni reka da Casemiro buriya hose hitima nose umva nkubwire wingero z'abakaseri se ndi kukubwira mbwira Joshua Kimmich ibintu yakinyeje bundi nyine Casemiro akina Joshua Kimmich ibintu yakinyeje bundi akina gatandatu ariko ibyo Joshua Kimmich yakina biterwa na umutoza yatanze ku mukinnyi uzi gukina Rafael Toni niwo muntu ujya gusaba baro ya mbere Casemiro we agahita asa nk'umuntu ugukoza kuvertire ku buryo wenda haramutse abaye ikibazo ahita ajya kuba umukinnyi wa unabisobanuye neza umukinnyi wa Toni arahari ukina 8 ku cyubundi baritasabwa na Rafael ni wandi ko Master uyisaba cyangwa Mbirizi Rafael akina box to box umupira wo kwagara nk'igiti aba umupira wo kwagara nk'igiti nguri mu kibuga ngo niba ari ujyana imbere kwacesha kubikora ibintu bibi inde ejo yambuye zingaye niba yambura baro nyibutsizo yambuye ntiwari uri kuri match se Kazungu nawe nyibutsa ubu nta baro nimwe igeze yambura mureke kunyobya ngewe ngenda bigona muzangarutsira turasamba ari mu kibuga cya Sport nishaka gukina ndabibabwiye muzabibona abantu match eshatu muzimamve atakina ingingo aramwibandaho zimamve akinye nyigusobanurire Rafael yaragifite imvune niyo mpamvu yabasabye gukina mita ya kabiri ariko Master nta ni Rafael wabisabye nayo mpamvu mwabonye yarafite bande ntabwo akina rero nabi Master ndakabyemerera ko Master wabonye Bariva kwa Samuel gahita imbere akayibyara ko yakinaga nabi ko Master yarameze nabi none se ndeko yakoraga iki yakoraga iki yakoraga iki yakoraga ibyo ngomba ko nka nimero 10 nese ntacyo yakoze ikina nabi mu gice cya mbere ndeko yaramubonaga mwibarize akina kangahe ndeko akinaga 10 Mbirizi yakinaga 8 abo bantu babiri twabonaga Mbirizi gusa abo bantu babiri bakina kubera twabonaga Mbirizi abo bantu babiri bakina twabonaga ndekwe abo bantu bakina kubera nimero 6 ukina yabamburiye baro kubera baba ari hehe nagurugero ngiye kubivuga Master yavuyemo ifite ibitego bibiri ngiye urumva kuri YouTube channel mu byandike muvuga niba ndimo kubeshya nagurugero kwanza natangiye kubigarukira ejo impamvu ubona ruboneka apere tumubona wa EPR nukubera ko Boneri Casemiro wa APR azi gukina baro mabaro nguhe cheza nipe nikupe bamutera pressing bakazimwaka bamwambaye zingaye barimwe bretse nyine usibye iyo ngiye mu myaka maze akina muri APR kuko ariyo tubona yonyine urundi gero ko mukaseri Kazu tujya muri Kiyovu ejo bundi ku Mavubi tujya muri Kiyovu tujya kureba picu mukanya tujya kureba Kiyovu nubona subana Frodouari ntituvuga ko Frodouari Julien ugomba gukina ndakubwiye nguze kureba na Frodouari ajya kuzisaba nimero 6 tugaragara ari uko mutakaje baro ntabaho iyi sifite ikibazo cy'aba nimero 6 bambura imipira udafite umukinnyi wambura umupira uzi kwambura umupira ushobora gukina arameraga ejo yemeye guhabwa umuhondo kuko yateze umuntu warugiye aramera nimero 6 niko bisabwa Rafael yariko yarambuye baro aho uzuye abantu aho se Kazu wabonye ibintu Kazungu maze kureba ko atareba Rafael ejo Rafael yambuye baro zirenga enye cyane nazambura ari ku 8 nazambura ku 8 azambura isi ku 8 ikipe idakina nazambura ku 8 ngiye mbivugiya muzangarukira kandi ntugarukira hari ingingo ntabwo uzatwumvisha ko cyose azaba ari mu kibuga Rayon Sport nishobora gukina none se Master Rayon Sport ikina Master avuyemo nabikubwiye Master ni mwe nabona hari ingingo hari aho baziranye na hari ingingo kandi nagusobanura impamvu arimo yarari mejo nakubwiye ko Rafael rero wasabye gukina mitanga ko atarabura ntibakinanaga bakina na Singida ntibarimo bombi match ya Singida hanyuma izabanje Singida ni hit match bakiri ari batatu ni Master Rafael na Mbirizi ni match ya Singida nyine UR ni ntuza wakinaga ni Rafael na Ndekwe ahubwo uvuga UR yengera Rafael ntabwo yakinye kuri Singida ubwo ni UR ni kuri UR ariko izindi zose UR nayo narebye ngiye ni inama ntanga yanjye umukaseri wemera kwandura Rafael akine 6 Mbirizi akine
umunani Ndekwe akina icumi. Uzi impamvu Ndekwe adashobora kujya hanze nyikubwire. Uzi impamvu Ndekwe adashobora kujya hanze ni ukubera ko Ndekwe niwe muntu utembereza bari kagenda. Ndekwe ari hanze ndabikubwiye nyinyi mutanira utiriya kubajije first half ejo atembereza Ndekwe yakoraga iki barayitembereza yijyana Yesu Ajyanaye. Mbiriza arakubita inde None se nazo yakoze runanejo None se nazo yatanze. Mbiriza afite iti niyo mpamvu nabajije ngo ko twabonaga Mbirizi ntitubone Ndekwe mbyemere ko Master yakinaga nabi Ndekwe yaziraga iki Ndekwe so mu butumwa kuri ariko urabona Mbirizi peke tubona ibyo ndi kuvuga kuri YouTube channel niyo babikora ngo Mbirizi nako Ndekwe arakina mu kigo mushibaraga kuri YouTube channel hari abatoza bariho wenda ngo tubisome ibitekerezo byabo Kazungu sishaka kwibeshya ku muntu hagati n'abakunzi bacu ibitekerezo byabo kugira ngo ubyumve ngiye kubayikiza mu na Kazungu Hitimana niyemera kayoba mubwire mu bakaseri 10 mu Rwanda niba Master arimo mubambarire mu mpangire amakipe yose murayazi mbwira bakaseri 10 hari ingingo gutuma ajya mu Mavubi vuba inde ari ingingo raza gutuma Master ajya mu Mavubi na Mavubi nyine yayive Rwasamaze na toze yaramuremya mu kintu nicyo bigaragaza umutoza bakaseri 10 mu Rwanda bamubura bose arabafite ngiye kukubarira bakaseri 10 urababura tugende gutoza Rayon ninde Minayete yavuze ati uyu muntu ukina gatandatu atoza he ese umugano nyine atoza he yatoje South Africa yatojeyo atoza barabu dore igisubizo cyoroshye dore niwe wajyanyereye mu matsinda ntabwo ntubyemera se ntubyemera yaba atoza adatoza hari icyo yanditse mu Rwanda niwe watumye ijya mu matsinda niwe yajyanye ari umutoza tugira mu Rwanda se none se nkubwira abakinnyi wamukije ikiraro wamukije ikipe nari umugabo se yabwine nari umugabo se yabwine nitume bikirwa yajyanye mu Rwanda muri kane biranditse nta atoza ariko byanditse ko yatujyanye muri kane muhire Kevin abazajya umuntu mumuzane ngiye kukubarira 10 ngiye kukubarira 10 urahita umusiba umukaseri ntabwo umukaseri utari mu bandi 10 ukoze neza kutwibutsa umukaseri yanyereye mu matsinda n'umuswa uwo mukinyi uramugira umuswa Nyandwi Saddam yakinaga kabiri ari he Nyandwi Saddam niwe nimero kabiri mbere ko mu gihugu niwe wakinaga kabiri matsinda yose nyuma y'icyo gihe niba Nyandwi yitwaye nabi yagarutse muri Rayon Rutanga yajyanyiriwe mu matsinda ari he ari muri polisi arimo arakina iki arimo arakina gatatu arakina kuri gatatu mu kipe ya kangahe isoreza ku mwanya wa karindwi none isoreza ku mwanya wa karindwi Nyandwi ari he mubwira abantu bagiye mu matsinda ibyo by'amatsinda bireke bashunga buba niwe wari uri mu izamu rya Rayon bashunga buba ari he ibyo by'amatsinda bireke byihorere bashunga buba aryamye muri Portugal turashaka kugaragaza ko umutoza akomeye turashaka kugaragaza ko umutoza genda bikubwira yanditse muzangarukira iteka Rayon Sport iri mu kibuga Master ari mu kibuga Rayon Sport nikina ari ingingo Master si umurundi ntaho babanye hari ingingo ni umuswa kubanzamo Master none se ngo confirme ko ari match Master tuzamubonamo kandi bigashoboka ngo confirme ubwo azabasha kwirasa inde wirasa yewe uko mbona gute se nta mukaseri tipikere yifite arirasa kandi atsinda nawe arirasa kandi atsinda abo ba Rafael bazajya baza ahubwo bakinane na Master we na Mbirizi cyangwa se Master niwe mukaseri ushobora guhangana n'abaruboneka mu gihe wahuye na APR Master niwe ushobora guhangana na Basefu wahuye na Kigali Murera dukomeze na Murera igitego cya kabiri yatsinze igitego cyiza kiri prepare kira gitego nagikunze cyane nongeye kugisubiramo mbona inde uburyo Paul Were yitabye pass ya Onana ariko tujya tuvuga ejo bundi twavuze APR ikina na Monastir turavuga tuti umusifuzi yanze igitego byagaragaraga ko ari cyo ariko ku munsi w'ejo umusifuzi wo ku ruhande iki gitego cyariyo cyari cyo pe Emi aravuga ati yanta nabaretse rwose ati Master turamukeneye cyane kuri gatandatu ntago mvuga umupira ntazi nye mvuga umupira nzi Emi aravuga ati byihorere ngiye mvuga umupira nzi rwose ati kuva gatandatu narayikinnye niwo mwanya nakinnye ndayizi cyane narayikinnye no muri Electrogaze nayizi sisi ndayizi cyane Kazuba yayivuyemo Sage Sport yayivuyemo yaraseze yari kora kubera ko uwari kapiteni yaseze nzagaruka se nkubeshye nge sinjye imboga se nkubeshye ariko tinyano byageze ahantu bansimbuza dukuza kiri mu kibuga ariko nawe kandi akamba kandi yarize umupira ageze hano muri Sage Sport urumva ibyo bintu bibaho nahise nsezera niba yaraseze nzagaruka kubera Brassard ntiyavaga ntiyakorwagaho nigeze kubwira Hitimana niho by'amakuru none se kumumena namubwiye gute kumumena namwe niba bigeze ubwo nsimbuzwa wowe kagumamo ukambakamba udashobora gufunga baro ndasezeye ariko kubera ko yasezeye yivuyemo ndagaruka uri umwe mu bantu basezeye ubusa Brassard ifite Hitimana Brassard ni Hitimana ubwo ndagarutse rwose uzampamagara nige mwenye kikwembe Kazo
naravuze nubu nahoda wa timu ya watangazaji naravuze ngeze ku rwego timu ya wanahabari so icyo gitego ariko mugitwereke ejo mugitwereke muri amajabu Mazembe yaciye umugongo uriya umusifuzi w'igitambaro navuze arabyiga nsanzwe mubona simumenyereye ariko navuze ni uyu musifuzi hari umuntu wanditse kuri YouTube ukira gitego kijyanye muri ukira gitego umusifuzi yanze ukijyanye muri banki baguhinguzanye ariko abafana bagira yabo ariko amakuru namenye unacukuriya mukopo kabisa amakuru namenye turimo tureba n'iki gitego nakuye hafi y'abantu bo muri Rayon Sport namenye ko Onana ngo afitanye ibibazo ngo Mazembe Onana yararakaye nibwo nabonye umunyamahanga na Mazembe ngo kuva na champion yararakaye avuga nabi menshi tuyoberwa ibyo ari byo ariko kira gitego cyari cyo rwose kuko Prince wari imbere ntawe yarahuriye umupira bawuhaye Onana uwitwa ko ari offside yari Prince kandi umupira ntiwamugezeho yego nta nicyo nabanga wagize uruhare mu kubuza umuzamu nikada ni cya gitego uburi impamvu yacyo ukayibura cyari igitego cyawazi kuko hari umukinnyi wari uri muri offside ariko nta no yarahuriye na Onana ubutumwa bw'amasegonda Pascal uramwibuka ni Nonda hari yitwaga Nonda Pascal wari umwataka wa Rayon Sport wari umwataka wa Runi ati salama bro ibutsa Kazungu Clever gatandatu ya Rayon Sport Kidega James muri Rayon y'igihe cyacu yazaga gufata baro inyuma arakoze cyane Pascal ndimo ndashimishwa nuko n'igikirwa n'abanyamupira bandi uburezavi niba ari ibyo ikipe zose zifite Manchester zifite scores merci beaucoup Pascal tugutere yamba ikipe zose zifite abakinnyi zabuze Chelsea yabona isi ntabwo bishoboka abo bakinnyi bo hambere bari bafite impano idasanzwe bamusomye kubera ko bari ubanye ariko n'uvuga ngo murashaka Kidega biragoye kumubona baduteze yombe ariko mu bahari anta turavuga master mu bahari afitanye ikibazo na Mazembe na makuru namenye amakuru ko ngo umwaka ushize Onana yabwiye abantu Mazembe ngo yabwiye abantu ko afitanye ibibazo n'umuntu bita Mazembe ngo n'umwaka ushize yamwangiye ibitego na makuru namenye Onana yaratangiye neza kugira ibitego bibiri Onana waje natangiye mpinga imikinire ariko yaranyemeje ejo yatanze pasi y'igitego nziza atsinda igitego cyiza ura niwe Onana nshaka uzarangiza shampiyona amakipe yo hanze mu Rwanda erega ibyo mvuga nta nyungu mbifitemo ahubwo hari n'amakuru meza bifite inyungu Onana ubwe Onana kina neza ubanza byumva baguha amafaranga menshi agakora cyane Abedi Bigirimana ntacyo mubwira aracimaka muri sezo ya nyuma muri Kiyovu picha aracimaka muri sezo ya nyuma muri Kiyovu bararwana no kujya hanze kubona amakipe akomeye hanze wowe Onana urawukamba kamba bizarangirira kwiruka nta kipe gushaka ariko ukeneye gukina ugatsinda ibitego 25 muri shampiyona y'u Rwanda bitarabaho iti ubushobozi Onana muziho yatsinda 30 Onana yaribwe pe Onana ariruka Onana azi gucenga abishatse yatsinda 30 muri sezo akeneye rero gutsinda ibitego nawe akara bimugereho Onana iyi gato turebe akeneye guca impaka subiza inyuma icyo gitego cyonyine nicyo turiho reba Breze contre attaque Breze reba itima ari wakaraka ngo Onana ureba igihe baro yahagurukiye umuntu wari uri muri offside ni Prince n'uyu mwana bita Prince ariko reba Onana reba igihe Breze baragiye kwirekurira reba urakoze cyane shira Laurent wabonye itima urana ko yagaritse Onana wabonye gusa Angre oya wigoragoza reba igihe barigendeye ubirebe ahangaha ushobora kugenekereza ariko uko bigaragara Onana ntago ari muri offside umuntu uri muri offside ni Prince ni Prince kandi baro niyagiye kwa Prince nta nubwo yanyuze imbere ya Prince ndakana n'amahuriro ko Prince yagiye gucyabuka ukabona baro yagiye kwa Onana hari n'indi Angre nabonye none nibigaragaza neza ubona rwose harimo ikinyuranyo kinini cyane ahuriye na offside kinini cyane aba bantu b'ibitambaro rero ngewe nabyumvishe yakora Mazembe niba ufitanye ibibazo na Onana niba ko bifitanye niyunge niba batanabifitanye ko Mazembe yibuke ngo umwaka ushize yarahagaritswe kuri match ya Mukura na Marine byarabaye ntashoboye yabereye Huye itima nabyo ko yahagaritswe ntubyibuka yanze igitego cya Mukura nabwo yari yanze igitego cya Mukura cya Upo niba udashoboye match nk'iyoroshye Rayon Sport kwirusha Rwamagana Rayon ifite ibitego byayo bibiri uranga igitego nuko ngo ntushoboye niba udafitanye n'ibibazo na Onana ubwawe ntushoboye gusa Mazembe najya ndetse mu division Mazembe rafiki yangu mbona unaanza kuniangusha hari umuntu uvuze ngo sezishize ngo Mazembe yasifuraga mu bagore ngo bari baramuhane nabasayidi bigeze kujyayo ntuzi ko nabasayidi bigeze kujyayo so mu barasubirayo
hano Onana yarenganye pe. Rayon Sport yameritaga ibitego bitatu byiza. Ayibonye reba uyu mudefenseur itima, reba ure nano Onana ahagaze ntibibaho. Onana yagiye Blaise yazamutse, Onana yiruka Blaise arayisunika ayisunika rimwe. Ni no mpamvu abonye yagiye kumwataka. Amakuru twamenye Mazembe n'abakwegere bakubwire Onana yavuze ko mufitanye ibibazo, ngo n'umwaka ushize wamugendaga ngo sinzi mwaragiranye ibibazo. Ni no mpamvu yaje kukwataka. Kandi Onana umunyamahanga watangiye kukumenya. Onana bafite isabukuru, yari afite isabukuru ejo, bahise baza kuyifeta we na Rwaka. Badushyirira amashusho, bamwiciye ibirori, badushyirira amashusho bari ku we na Rwaka babafete. Rayon Sport akoze akantu keza ku munsi w'ejo. Nabonye bari babiteguye kuko Perezida wa Rayon Sport n'umunyamabanga Patrick na n'umuvugizi wa Rayon Sport Jean Paul Nkurunziza bahise bamanuka bagiye gukomera amashyi abakinnyi, kuko nibo bari bateguye iki kirori. Nicyo ni kintu naje kumenya ko yari surprise, ariko nibo bari babiteguye. Baramanuka bajya hasi bajya guserebura n'abakinnyi babo, bahita babamenaho amazi barabaririmbira. Keke yari ihari, byari byiza, wabonaga bisa neza cyane. Amashusho yabyo arahari. Onana akata keke yishimye cyane, bishimye cyane, ndetse na Rwaka Claude mutoza wungirije. Abasifuzi banga ibitego byabazwe rwose muri shampiyona batazatwikira shampiyona. Ndacyari kare. Ab'ibitambaro bakeneye ko bari tayari. Abantu ngo bakeneye kumenya impamvu ya Mr Izina Munye ari kumwe na Jean Fidel. Baduhe video bakoma amashyi. Umuyobozi wa Rayon Sport ari kumwe n'umufatanyabikorwa mushyashya. Hano ni igitego cya kabiri cyiza cyane gikomeye. Tego cyaka dore Onana buretse bako kano ka Onana, rekera bako kano ka Onana bamwambika iyo gato, reba gato mu mutwe, bure karekeyemo gato ya bro, reba Onana barimo kuri imbere, reba barimo kumuri imbere, reba wabonye abakobwa bazanye gato Rafael, ariko ashaka kuba inshuti na Rafael. N'abanyamahanga ni inshuti cyane bose bare, nabonye banaganira cyane bose baba bari kumwe. Reba wabonye akazuba, ariko buryo barabongo n'abakinnyi reba na Rwaka, reba na Rwaka bayibonye. Ariko icyo nabonye za Simba bakora byo biteye ubwoba. Icyo bakora bafite isabukuru. Reba Onana nawe muri za dread bazire barabavuruga. Reba Rafael ibintu ari kumubaza uko amusize twazimbwe kuri akuntu yirabura. Reba no muri za dread zose bazina. Narakabonye karaka video. Kandi urumva Zimba bamujyanye mu gishanga. Aba yabyibagiwe. Reba Onana. Reba Onana. Agasa nk'abahoma. Yivuvuza arase Onana ikwiye. Reba arimo arayivuza. Habaye match. Nkunda match wanze. Ni Wakirindinyo. Ni Wakirindinyo. Wayibonye? Mbonye Onana avuza vuvuzera, nabwo se vuvuzera ikwiye. Naho Wakirindinyo yari yaje. Wayibonye Tima? Wakirindinyo. Reba Onana, reba za dread ze bazimwe. Nimbirize. Nimbirize yashyizemo tentire. Reba ubwanwa ukuntu babuhinduye. Icyo kora surprise ziraryana. Hari igihe bakumena amazi bakagusiga gatanu kongera imibanire myiza muri equipe. Rwose. Yego. Kandi abakinnyi bagomba kuba bakundana cyane rwose. So Onana rero ntabwo Rafael yakinana na Mbirizi batari inshuti. Barumvikana. Ku munsi w'ejo reba ari kumwe na Perezida wa Rayon Sport. Iraniye ndirimbo hano hari tentire mu mutwe. Hano hari ku gitego cya kabiri Kazu. Niyo muterankunga. Uyu niwe muterankunga. Kampani iremereye cyane. Atera inkunga shampiyona ya Ghana miliyoni 6 z'amadolari. Afite kampani ya betting itewe. Afite kampani ya betting miliyoni 6 z'amadolari. Umubona na Madrid kubona ari umusaza. Niyo kampani itera inkunga shampiyona ya Ghana. Bamwita Mr Easy. Uyuje ni uje muri Rayon. Yandirimo ngo Reyo bavuga mu cyari. Reyo dukunda abanta ni uyize ariko utanyuze. Kimana nayiza? Iniyo yananiye. Reyo ni wowe dukunda na indi kipe yamba ku mutima. Reyo orani mana ni jano butwari. Reyo Gatakubita cya kigoma. Uyu nguyu yayiririmbye Kazu. Bamonye umuherwe. Reba uburyo arimo arakoma make na Perezida wa Rayon. Yamaze kwimenya. Agiye gushora ubwatsi muri Rayon. So amakuru hari rero, uyu mugabo yaje muri business Kigali mu buryo busanzwe bijyanye ni business n'ubundi. Hitimana ni umuzi, burya sinjya amenye iby'abahanzi. Burya abahanzi ndi nyuma y'abandi bantu bose ku isi. Sinjya amenye iby'abahanzi. Kireka barya bakera nibo wambaza, ariko iyi generation ya vuba umbaza ibya gospel, ariko ibijyanye n'ibi bya sekera aho rwose
ndi umuntu uciritse ku bijyanye no kumenya abahanzi muri Nigeria. hanyuma Hitimana niwe umuza amazina urakomeza kugenda uyagarukaho n'umuhanzi muri Nigeria arakomeye cyane. Mr Easy uza kwandika kuri Google ya betting niyo itera inkunga iyo shampiyona, niyo bivuga ko igiye no gukorana Rayon Sport. Nabonye na Diamond yarayitangije iyi company. Abandi bantu namenye bafitemo imigabane uyu P-Square na P-Square harya ni groupe y'ababe n'abavandimwe bari baratandukanye ariko barongeye barasubira. Afite ngo 80%. Bari abantu buri ya famille buri wese afitemo 10%. 10%. Noneho yaje mu Rwanda, aje muri business mu buryo busanzwe, harimo no kureba uburyo yakorera mu Rwanda. Ariko ngo ageze mu Rwanda ngo arabaza ngo niye equipe igira abafana benshi mu mupira w'amaguru, ni equipe ikunzwe. Baramubwira wenyine, afata telefone wenyine ahamagara president wa equipe Rayon Sport, aramubwira ati namenye ko ufite equipe ifite abafana benshi kandi nanjye mfite business nkorera mu Rwanda, nako nshaka gukorera mu Rwanda, nkorana n'amakipe atandukanye akomeye, nkorana n'amafederasiyo atandukanye, ndifuza kuba nakorana namwe, birashoboka ko twahura. President wa Rayon Sport amuha karibu, baricara baraganira nkuko n'ubundi wabonye ba Engineer Hirisi Said nabo baza bavuga bati ikipe igira amashabiki niyi. Baricara baraganira, baginana ibiganiro byimbitse. Kimwe mu byo namenye mu byo barimo kunegosiya, we yababwiraga ko ashaka gufata Rayon Sport imyaka 5. Imyaka 5. Rayon Sport imubwira amafaranga menshi, arabwira atari ko amafaranga nyaha federasiyo ikira muri nyaha, donc ntera inkunga ligue yose ya Ghana haba miliyoni 6 z'amadolari. Mwebwe muri kipe ntago ayo mafaranga yagera kuri Rayon Sport. Namenye kuri bira ya Ghana se bayiha amafaranga mu gihe kingana iki? Undebere Hitima, undebere iyo mibare. Reba kuri shampiyona Ghana urahita ubibona. Undebere nanjye nibyo nshaka muri saison cyangwa hagati ya saison 2 n'eshatu. Undebere ari saison Hitima na reba kuko noneho icyo namenye ku myaka 5 Rayon Sport arimo mubwira ngo uraduha miliyoni 4 z'amadolari. Ubwo zaba ari miliyari 4. Ubwo zaba ari miliyari z'amanyarwanda. 4 z'amanyarwanda. Rayon Sport bamusabye 5 buri mwaka miliyari. Akayagabanya wakavuga ngo ayo mafaranga ni menshi. Bari batarumvikana ariko ibiganiro biri. Barashaka ko bayamamaza gute rero? Bukeye nejo ahita avuga ati ndashaka, baranamubwira bati dufite match ya shampiyona, ngwino urebe ibyo tukubwira, ibyo tukuratira byo kuba hari abafana benshi. Atera intambwe amubwira ko ari match arasa. Ahageze yabonye ari amashyi yawo n'uburyo bafanaga bari. Niwe wenyine wahagurutse, nta muntu wamugurukiye. Nuvuga ngo shampiyona ya Ghana Premier League nta nubwo ari kera. Batangiye gukorana mu kwezi kwa 8 ejo bundi tariki ya 4. Yego. Ayiha miliyoni 6 z'amadolari nari mbizi mu myaka 3. Ubwo ngo buri mwaka ni ebyiri kazo miliyari 2 shampiyona. Ubwo rero ntari buhe 500 urumva kuri saison bari bageze, we yararimo akabakaba muri miliyari 2 nayo, ariko azamura ageze nko kuri 3. Ako ntabwo yaba ari make 3 kazo ageze nko kuri 3. Niyo babona bajije baramwamamaza hehe? Nukuvuga ngo bazamwamamaza warashaka hano ku maboko. Arashaka gufata amaboko yombi n'agaparti kamwe ko mu mugongo. Noneho kuri stade nawe azajya brandingwa isanzwe. Amakuru nanamenye nuko yabwiye Rayon Sport aribwira ngo muri negotiation niba bishoboka mwakwemera nkabaha bisi nkabongera amafaranga, bisi nayo ikabarwa muri ya mafaranga. Nshya y'uruganda ariko toka Uraya bagahita bayipa. Ahubwo yazanye akantu iyo igahita ikajya brandingwaho ibintu bye nge gusa. Umutagira nkuri ya bisi ntago ari ikintu cyahatari. Ni byiza kuko undi nawe nabona bikene ko nk'ubu score yatinze kuba yaratanze bisi. Uriya rero niba yizanye ubwo nawe watanga imyitozo zikagira 2. Usuko kipe ziburayi natangaye usuko batwara 2 kugira ngo imwe igize ikibazo. Aho nagize ubwoba ariko kuko nujya kuvuga ngo bafate bisi arayibarira muri miliyoni 100. Urumva atari bari bibarire irashaka cash. Urumva atari bari bibarire kazu ako na bisi ayibarira muri 100. Oya baha amafaranga re yigurira na bisi rero yayigurira. Ubwo ni ngombwa sako kayigura. Oya ako kantu Hitima wowe ba amafaranga niba twemeranyije miliyoni 200 ni urugero ko nkizi za Olivier umuntu yigeze kumbwira mu manzi nshigura 200 ku ruganda muri Korea
Korea y'Amajyepfo ni urugero niba aravuga uti twebwe tuza arakoze cyane. Nimero y'inyamahanga mbonye y'umuntu ushobora kuba ari hanze aranyandikira hamwe ngo mwiriwe bavani ndimo ndabumva uwo Mr Easy ntabwo ari gushaka gukorera mu Rwanda kuri iyo company akorera mu Rwanda. Company yiwe ya betting iremewe gukorera ku butaka bw'u Rwanda ahubwo hari izindi business ashaka kuzana aho ngaho. Arakoze cyane kutwunganira. So bivuze ngo hari ibindi ashaka kwamamaza hari ibindi ashaka kuko no mu businessman ukomeye. Bivuze ngo Kazungu kuri reyo ngiye inama numva nimwe. Rayon Sport nifate amafaranga ni mwaka miliyari 3 ku ruganda kuri benzi. Biganiro waruki tubwira kuri Bet Power mukanya ya Mr saa 4 n'iminota nka 30 yarakomeje ibiganiro n'ubuyobozi bwa Rayon Sport. Ubwo abariyo barategereza banabisengere cyane. Ntekereza ko nubundi byaba ari amata abyaye amavuta kubera ko still yaba yiyongereye kuri score hanyuma bakabona amafaranga akomeza kubasunika kuri Rayon Sport n'abandi na za Kanari n'abandi batandukanye ndetse na Azamiri mu nzira. Ibiganiro bigeze kure cyane, imbogamizi yego bigeze kure cyane ariko amakuru urafite neza cyane bigeze kure. Team ya wananchi barashaka, team ya wananchi bigeze kure cyane, bigeze kure. Ariko harimo kugongana kubera ko Canal Plus nayirimo. Wibuke ngo abantu bose bahuriye ku kita rusange cyo gucuruza decoder. Kandi bose bashaka ikipe ya wananchi. Kuvuga ati ntiwacuruza utayifite. None se ko nigeze kumva Azamu ngo buriya hari mpango mbere. Haroyoboraga Rayon Sport bavuze ati shaka uburyo utandukana n'uri uhari tugaha amafaranga ushaka. Ku buryo rero ngo ari kubona amafaranga menshi buri sezo. Ariko gutandukana n'umuterankunga mukuru usanzwe birananirana. So ubwo rero Murera ikomeje gahunda yo gushaka abafatanyabikorwa. Yatsinze match yayo ya gatatu muri shampiyona ifite amanota 9 uyoboye urutonde. Nibwo bwa mbere bibaye nyuma ya 2016. Ferwafa ko mbona website yanyu igaragaza ko shampiyona imaze gukinwa juru nimwe. Inkuru iherukaho ni ya Isigari ko yatwaye igikombe cy'amahoro. Kandi bikamara imyaka ngo baracyashaka umuntu Ferwafa kwidakira ashaka amakuru kayabura ukibaza Ferwafa abantu bazi kwandika ko tubarangira abakozi ba Sadamu Mihigo ko abantu abanyamakuru b'abakongwe kwandika ko baemi barahari benshi nubwo aba mu bitaramo abanyamakuru bandika ko ari benshi. Ubura umunyamakuru gute bikamara imyaka. Fata abantu bo muri sport Kazo, aba muri sport bamenyereye kwa updatinga. Fata abantu bo muri sport bamenyereye kwandika. Biriya bintu usibye no kuba uzi kwandika bisaba kuba ubizi. Nibyo usukwandika gusa wa mugani. Kwandika gusa. Kwandika ibintu bikurimo uzi. Hariho joro nimwe rwose. Ko hari ibintu atinye kuba ngo uratinyuka gusaba akazi ko kwandika kuri website. Urumva na deposa ngo ngiye kwandika ndasaba ko kwandika urumva bishoboka. Naho bipfire bibaho sinabitinyuka ni Kinyarwanda kivangavanze. Ubwo nabitinyuka itima. Urumva nabitinyuka Kinyarwanda kivangavanze kuko nsakazi kazi kanjye ni kuongea ni mdomo tu. Onana n'umuntu bita Rwaka bifurijwe isabukuru nziza ndetse baranayifeterwa birumvikana banahabwa. Nanamenye ko buri wese yahaye na envelope y'amafaranga 200 yo kwenjoyinga. Komite ya Rayon Sport rwose kuvuga ati buri mukinnyi 200 akiri ujye gusangira n'inshuti n'abavandimwe muri nako uyu mukinnyi na Rwaka kubera anniversary aba babiri buri wese amuhaye inoti ya 200 kugira ngo ajye kwenjoyinga n'umuryango we. So baduhe video rero iyo umufatanyabikorwa mushya ari kumwe na President Rayon Sport akoma amashyi yawu ako ka video karahari. None se bamusiza no mu bwanwa no mu bwanwa no muri dread bazindi ibindi bintu we no Rayon Sport yiziwe ariko abafana wagira ngo bari babizi kuko kira gihande cyose cyahise kigumamo kiraririmba kirimo indirimbo y'isabukuru nyine. Murera kintu cyantunga Murera ubu ngubu ya ndirimbo yabo yubahiriza Reyo bari bayiririmbye bana kumwe na wowe dukunda Reyo bavuga hitima yitere twumve dore ngo umuherwe